tukongeraho ikindi gikomeye tukaduhindura abana bawe. Turagushimiye muri iki gitondo cyiza, twibutse ineza yawe, twibutse ubuntu bwawe, twibutse ko nta kiguzi twatanze cyane ko nta n'icyo twari kubona. Na n'uyu munsi ntawahemye ntawe byawe n'umugore wakibona, kuko icyo waduhaye ni heza cyane kuruta ibyo dutunze. Nubishimirwe kuko uri Imana yacu. Turanezerewe kuba uyu munsi uwo twaseneye tubona kure none ukaba uduhaye akiyuwe ku mwuka w'abazima. Ubane n'abakozi bawe mu buryo butandukanye, abari buvuga ijambo ryawe, abari buyobora umuhango uri bubera aha, gahunda zose ndetse n'abari buwukorerwe. Reka twumve ineza y'Imana mu bugingo bwacu, kandi kunezererwa Imana kugwire mu mitima. Abantu bawe bahembuke kandi bahabwe imbaraga zo kugira ngo tubashe gutambuka muri ibi bihe dusohoyemo. Urakoze kuko ubidukoreye, tugukomeye amashyi kuko uri Imana yacu. Amen. Bana bamugisha kurihagaze reka twese dufatikanye guhimbaza Imana turi. Yesu mwami nibutubaza nibe numye mu murima wanjye, dore hari benshi bazimiye, genda ubamenyeshe ubuntu bwanjye. Mana yanjye ndeke kuze umuze w'igara ry'umuriro. Mana yanjye, Mana yanjye ndeke numa mwanjye numa mwamubundi imbere yawe. Umuntu w'Imana yaravuze ati njyewe ntacyo ndishoboye, ariko ashuhijwe n'umuriro. Ati Mana none uzunu. Mana yanjye ndeke umuze w'igara ry'umuriro. Mana yanjye ndeke numa mwanjye numa mwamubundi imbere yawe. Arabaye umuze w'igara ry'umuriro. Ririmo n'ibirori Imana yaturemeye. Imana nihimbazwe ko twese yabanye natwe, nubwo hariho ibintu byinshi bigiye birwanya muri Imana, ariko turashimira Imana yuko umugambi wayo ari mwiza ku bantu bayo. Imana nihimbazwe yabanye natwe, ikaturinda umubiri, ikaturinda n'ubugingo. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko turashimira Imana yabaye ku ruhande rwacu. Ababonetse mu nzu y'Imana muri iki gitondo by'umwihariko munyemere mwiza amashyi dushimira Imana yaturinze ikaduha ubuzima. Imana jesho atambuke aze hano tumwakire dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu, kandi tusabe gukora igikorwa cyo kugera abantu. Tunejejwe n'Imana muri iki gitondo kuko umunsi mukuru dufite mu itorero. Uyu ni umunsi ukomeye cyane Imana yaduhaye, bityo rero twese tuba twabukereye, ariko mbere na mbere mumaze kubinyegereza, ariko ndagira ngo
natwe twegereze Imana, kuko mbere na mbere Imana, mbere ya byose ni Imana. Munyemere twongere tujye ejuru, nitumara kugera ejuru, hanyuma tuzamure ibiganza byacu tubwire Imana tuti Imana ushimwe kuri hagati muri twe. Tubizamure gutya dusaba Imana ati Data wa twese winubane natwe muri uyu munsi mukuru, uyu munsi Imana yatwemereye yo kubaho. Tuvuge ngo haleluya rero gatatu. Munyemerere rero tudatinze dukomeze amateraniro yacu, twakire korali Muhima idufashe kuduhera ikaze abantu b'Imana n'abashyitsi bacu muri rusange. Iraririmba indirimbo ebyiri kandi ikirangiza ubwo tuba twakira na korali Sayuni. Mwaturutse hirya no hino ntabwo turi buhavuge, turaza kuhavuga mu mwanya wabo. Rero urabona ni itorero ryose, abantu benshi twongereye amashyi menshi, tugahaguruka twese none tukakira aba bantu, twese tugahaguruka tukakira aba bantu mu byubahiro byabo Imana yabahaye. Rimwe kabiri gatatu, bakaza neza bene Data, Imana ibamugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Karibu sana. Shall
Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, tugushimiye ko Imana yaturemye ishusho yayo, kandi tugushimiye ko waturinze iminsi yose yatambawe. Mwambike imbaraga, hagarare mu butware bwawe, arangure nawe wivugire, kuko ari we wamenya ibyafashe imitima yose iri imbere yawe. Ngaho Mana nawe rero, kandi natwe ubane natwe, duciye bugufi kugira ngo abe ari wowe gushyirwa hejuru, kandi turasabye cyane guhaza akanwa kacu. Urakoze tugiye kubana nawe, kandi natwe ukabana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Iminota mikeya wenda nka 15 hagati ya 15 na 20 uko mbona dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli ibice 16. Ni amagambo amfasha mu mwanya nk'uyu nguyu. Nakora saa yuni igize kuririmba numva bamugira ibintu n'ubundi nakomeje gutekereza n'ubundi ejo nari mu gutekereza. Ibice 16 umurongo wawo wa 7 rero ku wa 7 kuko iminota yacu tuyikoreshe neza kugira ngo gahunda zateguye byose bigemo neza. Umurongo wa 7 duhere kuri 6 hejuru. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati ni ukuri Uwiteka yibikisha amavuta nguyu imbere ye. 7 ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso ye cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Amen. Nawe si we Uwiteka yatoranije. Yesaya ariyongeza amurika Shama. Nako Samweli aravuga ati uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Nuko Yesaya amurikira Samweli abahungu be 7, maze Samweli abwira Yesaya ati maze Samweli abwira Yesaya ati abasibo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose naba? Hari icyo umwuka yari gukomera Samweli. Aramusubiza ati hasigaye umuherezi ariko aragira inama. Aya ni amagambo yambabaje rwose kuri uyu muhungu, uko bari bamuvuze baramwumvishe. Hasigaye umuherezi ariko aragiye inama. Hari ukuntu abantu biri batuvuga. Hasigaye umuherezi ariko aragiye inama. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. Amen. Ijambo ryarafashe cyane, reka turekere aho ngaho. Twari gusoma n'andi menshi ariko ndashaka kugira ngo twubahirize igihe. Nagiye ntekereza ku kintu
ikintu cyitwa guhamagara kw'Imana. Numva muri njyewe guhamagara kw'Imana kurihariye, guhamagara kw'Imana kurihariye. Ntekereza ko iyo rero twagira insanganyamatsiko cyangwa teme twasengeramo mu kanya gato, umwuka wera akagenda adevelopa ayo magambo. Ariko guhamagara kw'Imana kugize gute? Kurihariye. Iyo niyo nsanganyamatsiko tugiye gusengeramo mu kanya. Aya ni inkuru ndende wajya no mu bindi bitabo abigisha babo barageze cyangwa n'abari nabisomye, ariko ni inkuru ndende. Ni inkuru ndende, ni inkuru nyine hariho abayobora nk'ibi byabereye ku muhigo. Wenda si nk'ibi kuko bari bagiye kwimika uri hejuru yabo ngabo bagiye kwimika kwa Yesaya, hariho n'ibirori, ariko haza kuzamo akantu gakomeye. Bamwe mu bari biteze abagiye baboneba abari bicaye muri ibyo birori, Imana yagiye ikoramo akantu gatandukanye n'ibyo wibwira. Mu minsi yashize nari ndize gusoma ririya jambo bamureka ngo ibyo mwibwira si byo mwibwira, ngo n'inzira zanjye si nk'izanyu. Imana guhamagara kwayo kurihariye. Uyu muhungu naratekereje ndibaza ndavuga ngo iyo usomye ukajya no muri 17 hano mu bice 17 ku murongo wa 12 usanga Yesaya yari afite abahungu 8. Ngewe nabonyemo yari afite 8, bavuga ko yari afite abahungu 8. Abangaba baramuritse, naje gutekereza ndavuga ngo twebwe nk'ubu twe twaratoranyije aya matorero abayobozi baraha bagiye baratoranya mwebwe, batoranya abagabo n'abagore, sibizi barimo n'abasore n'abakobwa barabatoranya. Ariko twebwe nk'abantu dutoranya tureba inyuma, tuvuga twebwe uriya muntu ugakunda kuba ubona yitanga yashobora n'umurimo wo gudiyakora. Ubwo twebwe numva nk'abantu turenganye keretse Imana dukoze ku maso tukajya muri bya mwiyerekwa, ariko ikintu twebwe icyo turebaho tureba iby'inyuma. Abantu niho handi yavuze ngo abantu bareba ibigaragara inyuma, ngo ariko ngewe wite nihari ntabwo ndeba nk'uko abantu bareba, ahubwo ndeba hehe? Mu mutima. Uyu muhungu Dawudi naje gutekereza ibye, numva mukurikire mu ndebe dusoze turako twasoza. Yesaya yibereye, Yesaya na Samweli aho bageze baracanganyikirwa, baba challenged, baba confused, haraho bageze birabayobera. Nawe iyo ubirebye nabwiye abantu ndimo kwigisha ijambo ahandi twasengeye abantu babwira ngo wowe bakubwiye ngo turashaka gutoranya turangira umukandida wawe executive w'umurenge, wowe wajya gutoranya wa muntu wize ikigoroba. Niba wajya gutoranya wajya kureba wa muhungu urangije vuba, wa muhungu ufite lisansi, ufite masters, mwese uko bakurenge. Ntabwo umuntu agiye kujya kuyobora umurenge akamubwira ati dushakira umukandida, nawe ntabwo wajya kugira umubare ugiye kuba umwami. Kumva bagombaga hari amakriteri. Wenda abahungu bari bavuye mu kwiga mu Bwongereza, bari bafite za digiri zitandukanye, bavuye runaka, ariko Uwiteka iyi Mana mubone ikinyuranye n'abantu ayishima, ikinyuranye n'abantu nayeba. Imana ndireba kuko abantu bareba. Abantu rero batangira bavuga ati ibyo byose muze muhere kuri Eliyahu. Hari criterias bari bashingiyeho, hari ibyo bari bashingiyeho batera bakabasukaho bikanga. Ijwi rikamubwira turamenye. Sinzi niba uriya muhanuzi niba ari Samweli ahari atarageze ibyaha ko atari kumenya n'abandi. Tumenya n'abandi ibi ni iki? Mu bigaragara kuko hari ibintu biba bigaragara, ariko Imana uyu muti birebamo ni ibintu birebire. Icyambere ihamagara umuntu rero ufite umutima uzayubaha ukayumvira. Ihamagara umuntu rero ufite umutima uzayicira bugufi. Imana ikunda kandi iyo ubirebye twebwe abakozi b'Imana bagenzi banjye namwe abakozi b'Imana mwese muri guhamagarwa, ikintu cya mbere mubona twigira kuri Kristo guca bugufi. Ireba umutima uzayicira bugufi, ireba umutima uzayumvira ukayubaha, ikareba umutima uzayicira bugufi, ikareba umutima uzayihinda umushyitsi. Nusoma muri Bibiliya muri ibyo bitabo ntabwo tuza kujyayo, usanga havuga ngo imukuyeho ni mu byavuze umuhari nasomye iryo jambo, ngiravuga ngo niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ugira gutera ishaka. Hari umutima Imana ibishaka, bimwe navuze ni ibyo ngibyo. Ni umutima wikiranukira, ni umutima wihinda umushyitsi, ni umutima wicira bugufi, ni umutima uyubaha, ni umutima uyumvira, ni umutima uharanira icyubahiro gikomeza kwicara. Haleluya. Icya kabiri rero, Imana ntabwo ihamagara abashoboye ahubwo ishoboza abihamagara. Imana ntabwo ihamagara abashoboye
aho ubishoboza bihamagaye. Nasomye iryo jambo Pawulo arimo kubivuga, irimo kuvuga ngo mbaze ngo abwira abakora ngo bazirikane guhamagarwa kwabo, ngo kuko ab'imfura bahamagawe n'ab'ubwenge bahamagawe batari benshi. Ngo ahubwo Imana ngo yahamagaye abaswa ngo bo mu isi ngo kugira ngo ikoze isoni ngo abanyabwenge, ihamagara imyanyenyera kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga. Ni uko nguko igihe gihuye n'ibyo abantu bibwira. Amen. Igihe n'ibyo abantu bibwira niho nasanze guhamagara kw'Imana kwihana. Ntabwo rero n'abantu icya kabiri ntabwo ihamagara abo tubona bashoboye, ahubwo yo ishoboza bize gute abihamagara, abishoboza bihamagara. Nabonye uyu muhungu Dawidi arimo kumurika uyu Samweli arimo kugenda bamumurikira abahungu b'umwami. Ariko Imana yacu ikikora iraza ibyo byose za kondisiyo zose z'abantu izitesha agaciro, ishima ko Dawidi ari umwami. Imwe bikiri imbere ya bene se bavuye ku makosi, babize amashuri atakaje, bafite ibigwi, bafite ibinini, imwe bikiri imbere ya bene se bamusukaho amavuta. Imana ihimbaza. Tugiye gusenga Imana, guhamagara kw'Imana kurihari. Tugiye gusenga Imana, ubwo ndimo kugenda bisoza kugira ngo umuntu ashobora guhamagarwa kandi ntabwo bituma tutamwubaha. Ashobora guhamagarwa hanze, yatambuka bakamutera shariti, bakamupfukamira cyangwa se imbizi bakagira muri ariko iyo ageze aho ngaho urumva ashobora gufata itorosho bakajya gucishaho hariya yabona niba harakana n'umurimo wo gukora ntabwo wo gukorerwa. Nigeze mbwira abantu ngo bajya gukora mu rusengero nta ntebe bagira, bahora nyine urumva bamufisha bahagaze bakora neza, urumva niyo. Ariko ndagira ngo babwire ngo nshuti yanjye guhamagara kw'Imana kuriha. Tugiye gusenga makuka dusenga Imana tuko yashize guhamagara gusenga Imana. Guhamagara kw'Imana kuriha icyambere kireba nuko abantu bareba, icya kabiri ntabwo ahamagara abashoboye ahubwo ishoboza abihamagaye. Twese ntabwo twavuga ngo n'abakozi Imana n'abashumba bose ngo Imana yatoranyije ngo abantu bari abanyembaraga cyane yakurahiwe, ahubwo mu myaka yose tumaze niyo dushigaje simbizi dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Dushobozwa na Kristo duha imbaraga, ni we wenyine udushoboza, ariko ntacyo twakwishoboza. Ariko uyu murimo duhamagara tugomba gufata icyitegererezo kuri Kristo, kuko ntabwo yaje gukorerwa ahubwo yaje gukorera tusafu, yaje gukorera abandi. Byari twita ngo guseriva tusafu, yaje gukorera. Imana idufashe. Tugiye gusenga Imana. Ndatumira ndabona umushumba mu Rwanda seka ushimiye muri Imana yacu, niwe Imana yitegereza ibiti tukamenya aho azagukorera kandi azagukora neza. Gutoranya kwawe ni igitangaza, watoranyije uhereye kose, utoranya Aburahamu na ba Mose n'abandi bose, n'uyu munsi wa none cyatoranya. Umurimo ukeneye abakozi kandi umubare mugari. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ibisarurwa bireze ariko abasaruzi bakeya, ngo nyiri ibisarurwa akwiye kohereza abasaruzi mu murima we. Twagushimiye ijambo ryawe twumvise, yongera kutuvuga ko dukwiye gukora Imana dutinya ndetse tugira umushyitsi, ndetse twatora Imana Data twese tuzi neza ko imbaraga zose n'ubushobozi ari wowe ubifite, kandi twagukora tuzi neza ko turi abagaragu Mana, tuzi mu itorero ryawe turi abatware n'abategetsi, ahubwo tuzi ukomeza wubakike. Turagushimira ko Mana yo mu ijuru izo mbaraga ntabwo uzitanga keretse wowe. Ngaho rero hari umubare munini w'abantu wongereye ku bandi bakozi bakoraga. Hari icyizere cy'uko Mana umurimo uzarushaho kugenda neza, kuko bihabonetse imbaraga nshya kandi umurimo wawe kubakika cyane kurushaho. Nubwo dutambuka mu isi bworoheje, ariko hari imbaraga z'Umwuka Wera zikora umurimo na bugingo n'ubu. Turagushima amagambo twumvise no gutorwa, kuko ntabwo ureba kuko abantu bareba ibihagararo n'ibindi byose Mana byo mu isi abantu baruga aho ngaho, ahubwo urabanza ukareba ku mutima kandi ukareba none ukareba ejo hazaza ibizatanga umusaruro. Tugushime kuko Imana igira neza, tugukomera mu mashyi kuko Imana tukoze no tuzadije ijambo ry'Imana tugiye kubagurisha n'Imana nziza cyose. Ndagira ngo usabe ubushuti bitambuke yihuse twe gutinda twinjire mu mwanya w'abayobozi bafashe dutange amaturuzi y'Imana. Dutanga kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe
imibare ndetse mu kabiri 75 98.
Bahuye na Yesu gusa abaganirije imitima yabo ibyishimo bidasanzwe, imitima yabo iranezerwa, imitima yabo iranezerwa kuko bahuye na Yesu kumva amahoro. Ariko sida gusa natwe yaratubohoye, yadukijije ibyaha n'Imana duhindukira ubuzima. Sida gusa natwe yaratubohoye, yadukijije ibyaha n'Imana duhindukira ubuzima. Mwibuke na Zakayo ubwo yuriraga igiti akavuga ko ashaka kureba umwami Yesu. Yesu yari yaribonye kare cyane, yegereye cya giti Zakayo guruka, ndamushaka Zakayo bamubwirane, ndamushaka Zakayo yumva ijwi rya Yesu. Zakayo arakizwa, ariko
Shobora kudukiza
ntabwo twifuza gutiza abantu nk'uko twagiye tuha gahunda kugira ngo twinjire mu muhango nyirizina waduteranyije wo kwimika cyangwa guha inshingano abadiyakoni bacu baturutse muri aya matorero yacu agize paruwasi ya Muhima. Ikiyeho n'ubundi wo kubasengera nyuma yabo tugasoza. Ndagira ngo ntatinze ijambo ry'Imana gusoma mu byakozwe n'intumwa, ntabwo ndi buritindeho no gusoma agace gatoya gusa. Ukuri basanga atari byiza yuko bahagarika iyo mirimo, bahishurirwa n'umwuka w'Imana yuko bagira abo batoranya bagakora iyo mirimo nabo bagakomeza kubwiriza ubutumwa bwiza. Rero ni muri urwo rwego itorero rya ADEPR mu Rwanda yashimye yuko habaho abanyamuhamagaro, hari abafite inshingano za gishumba, hari n'abafite inshingano z'ababwirizabutumwa bwiza, ariko hari n'abafite inshingano za kidiyakoni. Uyu munsi rero nk'uko duteranye, kiduteranirije hano ni aba bafite umuhamagaro wa kidiyakoni. Rero ni nayo mpamvu tugiye gufata akanya, hano ntabwo nongeye kuhasoma no kuhatindaho kuko ijambo twasomye twaryumvishije, ahubwo muranyemerera duhamagare bene data baze hano, ko tugende tubahamagara mu mazina, baragenda baza hano. Nibamara kuza hano barabereka aho bahagarara, nyuma yaho turaza no gufata umwanya itorero ryose tuze guhaguruka, ariko noneho abafite inshingano za gishumba nibo bari bwegere hano hafi tubarambike ibiganza. Rero reka turebe aba hano ku Muhima, hariho bita Dusabe Anastase, yaza hano hafi ko tugomba kubigenzura neza. Jean Claude Byukusenge Gaeta arahari. Rwabije Beza Safire Jean Pierre udahemuze kumbwira musageze muturi muri za Nyakabanda Siriyake Narumwumba Jean Bosco Ngabonziza Celestin Ntuyenabo Aline Nyirasafa Mugire Emmanuel Mudacumura Erique Nyiraminani Marie Mukamugisha Aloise Ishimwe Martin Nihabumugisha Aloise Ishimwe Martin Mugirimana Olive Mukakirezi Angelique Mukaneza Rose neza. Rero bagihagaze ahangaha mu kintu cy'ubuyobe, ukajya ahantu ukibwira ngo biraba automatique. Ntabwo ari automatique, ahubwo iyo uhageze bakabona yuko izo nshingano zikeneye ntizimukanwa, mu yandi magambo zikora mu cyerekezo cy'itorero urimo aho ngaho no muri paruwasi yawe igiye kuguha inshingano, n'ahandi umwami yagukoreka, ariko ntizimukanwa ngo uzagende ngo uvuge ngo inshingano naziherewe ku Muhima n'ubundi ndazijyanye. Oya, ntabwo zijyanye, ziri aho ngaho. Iyo ugezeho iyo ngiyo uri bakabona yuko ari ngombwa, bakabona ko bikwiriye, barongera bakakurobanura ukazikora. Niko amabwiriza yacu ameze. Rero izo nshingano ni izihe? Bagira ngo nzibibutse. Inshingano ya mbere ni ukwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Iya kabiri ni ugufasha umushumba n'umuyobozi w'itorero kuzuza inshingano
ze cyane cyane izijyanye n'imihango yera n'indi mihango y'itorero rya ADEPR. Ya gatatu ni ugufasha abakene n'abababaye bari mu itorero. Iya kane ni ugutoza abakristo gukomeza inyigisho shingiro n'indangagaciro by'itorero ADEPR no kubahiriza amabwiriza agenga imyitwarire y'abanyetorero b'itorero rya ADEPR. Inshingano ya gatanu ni ugutegura igaburo ryera no gufasha umushumba kuritanga. Ingingo ya gatandatu, inshingano ya gatandatu ni ugusura no kumenya, iya karindwi ni ugusura no kumenya ibibazo by'abanyetorero ukabigeza ku muyobozi w'itorero. Iya munani ni ugufasha umuyobozi w'itorero gutegura amateraniro no kwita ku mutekano wo ku rusengero. Inshingano ya cyenda ni ugukora imirimo itandukanye muri minisiteri zitandukanye bijyanye n'impano n'umuhamagaro we wawe. Nshatse kuvuga ngo niba urobanura uri muri minisiteri runaka, ntabwo urobanuriwe muri iyo minisiteri gusa, ahubwo uri muri minisiteri zose kuko ni abanyetorero bose. Sinshaka kugenda mbisubiramo kuko turashaka kwihuta. Ingingo ya 10, gufasha umuyobozi w'itorero gukwita no gucunga umutungo w'itorero ADEPR wimukanwa n'utimukanwa. Inshingano ya 11 ni ukubara amaturo n'ibya 10 no kubigeza mu bubiko bwazo. Ntabwo ari ukubona amaturo yatuwe ngo witahire umenye ko ari uwo bireba, ni mwebwe bireba. Inshingano ya 12 ni kwitabira gahunda z'itorero. Umudiyakoni utitabira gahunda z'itorero murumva uko bigenda. Dufite n'igikura ku mudiyakoni kikamuvanaho. Nacyo ubundi najya kukibabwira ariko nareba uko tubigenza. Gushyigikira ibikorwa na gahunda by'itorero no kubikangurira abantu. Nshatse kuvuga ngo uri mu bantu bakwiye kubishyira mu bikorwa no kubishishikariza abantu. Ntabwo muri wowe hagomba kuvamo akanwa kavuga ngo ibi bintu nanjye simbyumva. Guteze ntubyumva gute? Banza ubyumve, akanwa nikajya kukumbuka ububyumva ubikore. Amen. Inshingano ya 14 ari nayo ya nyuma, ni 13, abisabwe n'umuyobozi w'itorero ashobora kuyobora umuhango wo gushyingura umunyetorero witabye Imana no kwigisha abizera bashya. Mwabyumvise? Abisabwe n'iki? N'umuyobozi w'iki? Ashobora kukohereza kujya gushyingura umuntu bikemera kandi bigakora. Inshingano ya 15 nuko abisabwe n'umushumba cyangwa umuyobozi w'itorero ayobora amateraniro. 16, gukora indi mirimo yose. Abyumvishije? Indi mirimo yose ahawe n'umuyobozi w'itorero mu rwego rwo gushyigikira intego z'itorero ADEPR. Mwumvise yuko hari byinshi, hari ibyo tuvuze, hari n'ibyo tutavuze. Burya hari n'ibyo usabwa n'umuyobozi, ariko hari n'ibyo umwuka akoresha umuntu. Mwabyumvise? Rero izo nizo nshingano zanyu kandi ni nazo dukwiriye kwitaho cyane. Nagakwiye kubabwira ibituma umudiyakoni akurwa kuri izi nshingano, nacyo ni ikintu kitari kibi. Twababwira ibituma umudiyakoni atakaza inshingano. Iya mbere nuko iyo akoze icyaha cyangwa amakosa yadutuma yamburwa inshingano nyine azikurwaho. Ya kabiri, iyo atitabira gahunda z'itorero mu gihe kingana n'amezi 3 kandi nta mpamvu zumvikana akurwaho. Iya gatatu, iyo yimutse ntiyakirwe mu itorero yimukiyeho azikurwaho. Iyo asezeye ku bushake bwe
zivamo. Iyo avuye mu itorero rya ADEPR ziragenda. Iyo yitabye Imana nta kindi cyakorwa, ziba zirangije n'igihe yakoreye Imana. Kugira ngo biroroshye ariko biraremereye. Ntabwo izi nshingano nafashe umwanya wo gusenga cyane, numva nikora isi yose, kandi koko ni isi yose. Rero turabasaba kugira ngo Umwuka Wera azabayobore kandi azabafasha muri byose. Dukurikije izi nshingano zigeze kuri 16, ndagira ngo mbabaze nk'umushumba ufite uburenganzira bwo kubaha izi nshingano, njyewe Pasiteri Ngendahimana Gershom, umushumba wa paruwase Muhima, kuko n'inshingano ni za paruwase. Ndagira ngo mbabaze mwese, ntitwagenda tubaza umwe umwe, niba mumaze kubyumva neza, mukumva izi nshingano nuko zikora nuko zimeze, ndababaza niba muzemera. Niba muzemera, murazamura ikiganza cyanyu cy'iburyo muvuge ngo murabyemeye. Amen. Reka rero ko babyemeye bapfukame abafasha, hanyuma aho muri mupfukame. Ufite ikibazo cyo gupfukama nawe abivuge, kuko hari igihe umuntu ashobora kuba yaravutse afite ikibazo. Abafite inshingano za gishumba nabasaba n'ubundi umushumba mugabo asenga Imana, hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Abashumba mumaze kubasengera, mubanyuremo, munyure mu ruhande rumwe, mugende mubakora mu biganza nta kibazo. Bakore mu biganza gusa, imbere, munyure imbere, murazenguruka. Abashumba munyure imbere, ibyo byiza kugira ngo protokole igende neza. Munyure imbere, murazenguruka, mwanyuramo. Munyure imbere. Ni ngombwa kubashimira korali Simuruna mwadufasha iyo ndirimbo, mudufashe mwamuke turirimbane n'abaririmbyi mwese, mudufashe turirimbane. Come on.
hari abadiyakoni baje basanga bari barahabuze inshingano. ababyeyi mushyiramo no kwakira rero data Imana ihamagariye kubikorera muri iki gihe. Imana ibambaye umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka abaririmbyi begereye hari inanga tubaririmbire bahagaze. Uyu muririmbyi wa 23 mu ndirimbo z'agakiza. Abacuranzi twagiye bifuje gukomereza ibirori ku matorero yabo. Ubwo rero baragira ngo batumire abakristo bose kugira ngo babane aho ibirori bigiye gukomereza ku matorero yabo. Irindi tangazo ufite ni ry'uko abakozi b'Imana bose, abashumba, abapastori badusuye mwese aho mwicaye, natwe turifuza kubaha itangazo ryiza mwe mwese kugira ahantu muke. Umunsi w'ejo abantu bazakomeza Mwami Imana yacu, turagushimiye kuko wabanye natwe muri gahunda zose zabereye aha ngaha muri uyu muhango mwiza wo gusengera abakozi b'Imana abadiyakoni. Ndagushimira kuko waturinze twese, ko tungana ndetse ari n'abashyitsi twese wabigize neza. Rero tugiye gusura mu ngando zacu, ndagusaba kugira ngo ufashe buri wese ku matorero muri biriya birori byose abantu bagiye kujyamo, tukomeze tubone ukuboko kwawe. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cya mu izina rya Yesu, amen. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwe no gufatwa n'Umwuka Wera bijyane natwe twese none n'iteka ryose, amen. Amahoro y'Imana abane namwe. Sabe nacional, hafi abadiyakoni bose